usanga zifatika tukabihagarika. Turategereje rwose kuba hari umuntu waba afite impamvu cyangwa se wabuzi amakuru. Bashobora kuba barashatse, bashobora kuba barabyaye, bashobora kuba baratandukanye, bashobora kuba bari barasezeranye ahandi. Waba afite amakuru, nongeye kubisubiramo, waba uzi ibintu, yarambura ukuboko imbere y'abantu n'imbere y'Imana akatubwira impamvu. Ndabona ntayihari, uko nyine ducecetse iteka ryose. Amashi menshi kuri Yesu. Reka nsabe Byayingabo amutwikurure kugira ngo baje gusezerana amenye uwo basezeranye. Baririmbyi bavuzeho kuyatambua kwenye mapungufu yangu, ndipo nguvu zake zatimia. Sio mimi tena, Kristo ndani yangu, hayo saba mikro. Bakwihuta bakaduha mikro tubaze cyene ko umukunzi wari we, nyuma yaho tubone gukomeza. Niwe amashi menshi kuri Yesu. Bibiliya iratubwira neza mu nshingano, mwareba mbere iyo dusoma mu gitabo cy'Abanyefeso igice cya 5 umurongo wa 22, iratubwira ngo bagore mugandukire abagabo banyu. Kuganduka si ugutsindwa, ahubwo ni ukubasha gukorera imbere kugira ngo ibyo ushaka kugeraho birambe. Ku murongo wa 25 kwawe kw'iburyo, najya nsoma nawe usubiremo kugira ngo twihute. Njyewe Byayingabo Etienne, ndakwakiriye wewe Kirengadinyi ngo umbere umugore w'isezerano. Dusezeranye uyu munsi. Nzakubaha, nzagukundwakaza, nzakurinda ibibi byose, tubyaye tutabyaye, nzakomeza kugukunda kugeza aho Yesu Kristo azagarukira. Imana ibimfashemo. Amashi menshi. Katwumve dinye nawe arambuye ukuboko kw'iburyo. Njyewe amazina yawe Kirengadinye, ndakwakiriye wewe amazina, ndakwakiriye wewe Byayingabo Etienne, ngo umbere umugabo w'isezerano. Dusezeranye uyu munsi. Nzagukunda, nzagukundwakaza, nzakurinda ibibi byose iminsi yose yo kubaho kwanjye. Nzabana nawe, nkubahisha muri byose, ngukunda, tubyaye tutabyaye, nzakomeza kukubera umwizerwa kuzageza Yesu Kristo agarutse. Imana izabimfashemo. Ahangaha dufite alliance
ni impeta zabo bagiye kwambikana nk'ikimenyetso, kandi murabona aho kidafite aho gitangirira ndetse n'aho gihekera, aba ari ku rukundo rwanyu ruzakomeza kuzenguruka. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mwambika, reka ngo wagufatire umwambika urupeta, urabanza usome ubone kumwambika ntacyo bitwaye. Moi, Mzaingawe Etienne, devant Dieu et ses invités, je t'ai choisi Kirenga Digne comme mon épouse. Aujourd'hui, le 30 juillet 2025-26, je te promets de t'aimer dans toutes choses, dans la maladie, la santé, la pauvreté, la richesse. Je vous ai choisi parmi les filles du monde entier comme mon épouse. Yego. Vous êtes unique et incomparable. Merci pour accepter de bâtir ensemble un beau foyer heureux. Que Dieu m'aide à accomplir ce serment. Amashyi menshi kuri Yesu. Amashyi menshi kuri Yesu. Avuze amagambo akomeye cyane kandi meza cyane. Dinye nawe ushobora kumubwira ayo magambo cyangwa se ukaririmba cyangwa se ukanawe ukavuga imivugo, biremewe. wambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo, nzakomeza ngukunde, ngukundire umuryango, ngukundire inshuti, nkugandukire, Imana izabimfashemo. Amashyi menshi kuri Yesu, amashyi menshi kuri Yesu. Reka dusabe abashumba bari aha bigire hino badufashe guhesha abana bacu umugisha. Bashumba, Yemerera mvugisha moringe, uzahora uri Imana yanjye. Yemerera nongere mvuge ko mu byitwa Imana yose, mu byitwa Imana byose nayagereranywa nawe. Yemerera, yemerera vuga ijambo rimwe, uzahora uri Imana yaje, uzahora uri Imana yanjye. Yemerera, yemerera nongere mvuge ko mu byitwa Imana, mu byitwa Imana byose nayagereranywa nawe. Uri hejuru y'amajuru, uri hejuru y'amajuru, byose byaremwe, byose byaremwe n'ijambo ryawe. Uri hejuru y'amajuru, uri hejuru y'amajuru, byose sanga kuba Mana abona, sanga kuba muri wowe nibwo buzima bw'iteka. Namenye ko utari nta buzima nahabona, sanga kuba muri wowe nibwo buzima bw'iteka. Namenye ko utari nta buzima nahabona, sanga kuba muri wowe nibwo buzima bw'iteka. Namenye
namenye ko aho utari nta buzima nahabona, nsanga kuba muri wowe nibwo buzima.